wa mukobwa we ayo manyo uri kuzunguza wa mugore we uko kuntu uri kwigira ayo marera azashira kuba isimba agenda gakina pone aho rwose nta mutonora pe abana byumva abyiteguye nanjye yaranyuriye ariko imitsi zamwereka arimo aravuga arimo arabwira abana b'abakobwa ati ngewe naracurujwe ngewe byagendekeye gutya nkabigoryi ndabiyamye ngewe Jackie nuriya ngo ni isimbi n'abantu babiri batandukanye sindi muri iriya shusho sineze kuyinjiramo sineze kuburiya urambabarire rero nukambaze ku bigoryi nk'ibyo ujye umbabarira yego ira harassment akorera abantu bizamugaruke pe naho nzigira mbaho ubuzima butarimo gufunga umutwe funga mu mutwe ku rwego rwo hejuru iyo unyubashye ndakubaha iyo nsuzugwe ndagusuzugura iyo umaye nanjye ndaguha amaranga mutima ndayagira ndeba umuniga nkamukunda abo turyana abo dutanamo bose barabizi pe aya nkunda gutanga ujye nyibwirira natanga kabisa ndatanga turaryana nyine tugatanamo ariko nge ndakurya pe ko nakuriye shana n'ahandi wajya amezi 3 namaze ntarya kantu bro uri kumva amezi 3 namaze ntaryamo mu bituza bya Abraham ndarya nywa njya kantu uri kumva shana narabayisogesha ewe nariya kantu papa bro narakariye Irene impamvu mwizera yego yajya afata barabana ari batoya abagira abo bari bo uyu munsi hari abakene ari abana bo mu cyaro ariko ndakubwiye ngo kuba magaze kuri yago nago ntereranye Brian ngiye Brian turaziranye sinamubona reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ngarukanye na Jackie w'i Rwanda. Jack umeze neza? Ewana meze fresh nari bina mutima mu amatatu yariyongereye hoya mwana ni yayandi ahubwo nago warumerutse iyo ngiye ariko nago nari nyize yo kwitako nago warumerutse pe yego nago nari ubanza ariko natari nguherutse nago warumerutse ariko zino tatu nashyashye hari kabisa nashyashye hari none se umeze uti? meze fresh nari kukonje se Chane hangova mwana umuntu avuye mu isinda muri weekend n'ibisazi weekend yawe ntago irarangira nije igihe cyose nkandimiriro yego ese uratangira gukora akazi kawe ku DJ ryari? Urabona ngiye ndi kwiga ninsoza kwiga nzahita nko bitatu kuko ndi hafi nyine gusoza n'ubundi. Urabona nk'igihe kingana iki? Sabura nk'ukwezi kumwe buriya. Uraba abaza ubwenge batangiye kukubukinga. Ariko iyo umuntu ari tayari ahita yambuka akajya gukora nabintu bya. Ahita yambuka akajya gukora. Tugiye kuganira rero mu gihe turi mu minsi navuga ko itoroshye cyangwa se ikomeye cyane ku bantu navuga ko ari banini ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bahanzi bacu ubundi we ko muri iyi minsi natigeze nkubona performinga hagati ya 001 na 1 of a kind. Ngena ndi muri trip man nibereye muri boro z'abakire. Je usabira kurasa kuvibinga se nk'abandi si shonga izindi. Yani iyo umukire mbona mu mukire nkubita igiceri ntari kubijyamo. Ariko nari ndi mu giceri. Iyo mu misozi yo ngo mu bigogo niho nari. Mu bigogo uri gutera imisozi. Temo ndi nywera amata inshyushyu. Ese uri kuruhe ruhande wowe? Kubera nyine kuko abandi abenshi bari decry umwaraza akabati ndi 001 undi atindi 1 of a kind bose ndabafana bro mbabarira ariko The Ben ni uwo muri famille ko kugeza kuvuga na The Ben mufite ikintu muhuriyeho ntago mani twe nago dukundana mani twebwe yo kubindyarya se ariko ikintu kiba gihari njewe bose nabakire kandi bafite igiceri urikumva yaba Bruce afite igiceri afite umufana yaba Ben afite umufana afite igiceri urikumva bose timu wabarizwamo n'ingagari rero kugenda nkajya hari nkajya kwivugishwa ngo ngiye ngo ndi ku ruhande runuru ngo nava kuri Munyakazi nkajya kwa Tayiga nkava kwa Tayiga nkajya kwa Munyakazi bose nzabasaranganya agatima kanje ni gato ariko nzabinjizamo bose uzabinjizamo sigiye kwiteranya ubugomba kuba ufite uvuga uti uyu nguyu afite icyo arushuye icyo The Ben arusha Melody ni cye basi abashye icyo The Ben arusha Melody ni iki suri igike nago njya nyibona kuri physically babarira mwana zovoro zihore bose nabahanzi kandi beza cyane kandi bafite n'umutima umeze fresh uri kumva kandi ikindi baranakundana
ndibaza ko hari ukuboro nyine mbona imbuga n'ikindi kibagenda bashaka kuba kompeta ariko twamaje kubona yuko nta kibazo ufitanye abantu bakorana igitaramo kandi ari ibifi binini bose n'ibintu biba birenze man uretse ko bafatanye ura n'urugero rwiza ahubwo kuba peti bose baba bakizamuka bagomba gukundana bakuru babo iyo babona nyine abantu batangiye gushaka yuko bagirana ibibazo ukabona barabikemuye mu buryo bwihuse ukabona bakoranya ama stage n'ibiki batari ibintu bya danger ibintu bya danger we kuri umuhanzi mukuru ninde mu Rwanda umuhanzi mukuru kuri wowe ninde mu Rwanda nawe njya mbona mwana umuhanzi wa mbere ufana mu Rwanda mfana sha mwana ndabafana bose mwana wineranya najya no bro mujye ntabwo nengwaje hagati ya Melody n'abandi namaje ako nyine like hip hop iri hejuru muraperi gukunda umuraperi nkunda se Kevin na Bushari na Babuda urumva nimba uri ku ruhande rwa Kevin na Bushari n'ibiki ubwo Jean uraburi muri AP ntabwo uzajya kwa oya naho njyayo hose ugomba kugerayo tuganireho hashize igihe kinini cyane tutaganira urumva ari byinshi tuba tudaheruka kuganira gusa ari ikiganiro twigeze gukorana kera n'ibintu byinshi nyine twagiye tuganira ariko uyu munsi hari umwana w'umukobwa uri gutabaza ku mbuga nkoranyambaga bita Isimi Noeline sinzi nimba iyo nkuru wayumvishije wumvishe ko Isimi Noeline arimo aratakamba avuga ati baramucuruje inshuti yawe simwihakanye ntago mwihakanye simwihakanye buriya reka ngubwize ukuri bro njyewe nyuma y'uburwayi bwanjye baje kubona ko ibintu byose bishoboka urumva rukuboro nyine Isimbi bajyaga bamushyiraho bagashaka kunkompeta nawe man nyine bikambangamira bitewe n'ibikorwa akora nanjye ibyo nkora n'ibintu bibiri bitandukanye ariko bro buri muntu wese umuntu agomba kubaha akazi ke niba yarahisemo iriya nzira bimutunze bimugaburira umuryango nawe ubwe bimutunze tugomba kubimwubahira nanjye ibyo nkora nibyo ndi guplaninga zindi plan runaka n'uburyo kimbayeho mugomba kubinyubahira rero buri wese na kariyeri yiwe sasa rero gukompeta gufata abantu mukabagonganyisha imitwe mugashaka yuko babanza imana ari igitsina gore ejo nabyara ubupeti nawe akabyara undi nawe wamenya ahantu abo bana bahurira bro tugomba kugira gute kubahana man cyo kintu cyambere kariyeri ya Isimbi urayemera biramutunze tugomba kubyubaha uri kumva apana byo nibyo abanyafrika bajya kubona ukabona ngo gutya na gutya ngo byacitse igikuba ngo urabona man izo mvugo zanyu mukoresha ngo ibikoza soninga ibice muzagerageza muhindura imvugo nibi bintu wabitonze n'ibintu bitunze umuntu uri kumva mubona yuko bimugaburira nyine bimutunze uri kumva si ngombwa mu mugere mujye gufata title man hari titiri man umuntu yandika ugatugera n'ubwoga avuga ati uyu muntu ubundi ari seriye uri kumva n'urwango rurimo man babisa nkaho uri ikivumwe babisa nkaho nyine baguciye muri societe nyine title z'abantu bagenda bandika ziragukomeretsa z'ubwazo titre bakwanditse rakubabaza oya njye ari kubona ngiye bira biboro bandika ku Isimbi kuri Isimbi uri kumva bro zira staff naga ari sawa ugomba bagomba kuba akazi k'umujene niba ariko yahisemo kamutunze imyaka myinshi nawe asaba ameze neza ari class urumva sasa rero utuntu bagenda bajombamo bajye batwiyorera ku buryo se wenda ndabutubwenda nawe asaba ariko wumvishe ko ejo yari ari kurira wumvishe atabaza ngo yaracurujwe whatever ibintu nk'ibyo ikindi ngamusora mu nzu mu mbeho muri neje ibyo ibona narabyumvishe ngamukoresha ubukwe ihohoterwa ribaho mani nyine abantu ikintu nabwira abanyarwanda kuba umuntu akora ikintu runaka ntago bikuye yuko yahohoterwa pe kuko ubunyamaswa bubaho kuba Isimbi agenda agakina pone agakora bira biboro abanyarwanda bita ngo urukoza soni uri kumva wenda abanyamahanga sinzi uburyo kibabyitamo ariko ntago bikuye yuko ari umuntu yambaye umubiri n'umuntu ikindi afite umutima woroshye arababara ikindi ni igitsina gore agomba kubahwa uri kumva sasa rero kuba yaza akatabaza mu mwumve nyine yarababaye ni ibintu byamubayeho ari gutanga ubuhamya arimo aravuga arimo arabwira abana b'abakobwa ati ngiyewe naracurujwe ngiye byagendekeye gutya namwe mumenye yuko iryo hohoterwa ribaho icyo gucuruzwa nyine bibaho ubwo nguko kuri kumujya gutyo suko yigeze kukugirira neza
Isimbi vuga neza njye ntabwo Isimbi namuvuga nabi ariko yigiye gusa mwigeze gushaka kungonganisha nawe ushaka kunkomanyisha imitwe nawe uri kumva man nyine bisa nkaho ari ibintu bitari sawa ariko njye ntabwo namuvuga nabi mariyunze namuvuga nabi cyakoze nanjye yanyatatse aho rwose namutonora pe abana byumva abyiteguye yego ariko ngo yigeze kushaka kugusapotinga ngo agufashe urangije uramwihakana Muryasine biriya biboro ntabwo ngewe mani Jackie cyangwa imfura ya Ndabarasa cyangwa se usa na se Sharon Imana rwose ijya ibinsimbutsa sindi muri iriya shusho sineze kuyinjiramo sineze kuburiya na Jackie wahashize naho yigeze ahura na biriya hari ukubora umuntu aba agenda strugglinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi yinjiramo akoramo agira gute abantu bakamufata ukundi kuntu ariko bro ngewe Jackie nuriya ngo ni Isimbi ni abantu babiri batandukanye bajye bambabarira kabisa wapi pe bajye bakubabarira cyane wapi ariko nyine urumva buri wese n'inyogoye buri wese n'ingendo ye nuko nawe impamvu navuze nuko hari igihe wigeze kwango yigeze gushaka nimba kugucuruza yigeze gushaka kukwinjiza muri ziriya diru urumva none nawe muri kano kanya arimo aratabaza tubisimbuke ibyo bo tubisimbuke ubwo uhisemo ko tubisimbuka reka tubisimbuke ariko nanone byibuze ikintu nge nabwira abantu nyine kuba Isimbi yatobaye akaza akavuga ati ngiye naracurujwe yego nkajya ko ngabona comment yego hari comment nagiye nsoma comment nyinshi zimujudginga zimucura urubanza ngo se ngo nawe wacuruzwa ngese ngo ibiki n'ibiki ngo umuntu ukora ibintu bimeze kuriya ngo urangaye kuriya nabonye nyine izo comment uri kumva mani kuba umuntu yakora akazi kameze kuriya kuba Isimbi agakora ntago bimukuyeho akatari umuntu ntago bimugize inyamaswa ntago bimugize ikihebe ntago bimugize nyine ikintu cy'igicibwa no ni umuntu nk'abandi ni umukobwa n'umunyarwandakazi uri kumva yahuye n'ibibazo byinshi yahuye na story afite background ya story ibabaje uri kumva Isimbi numvishe story yiwe wenda guhura n'iyanjye ariko ndakubwiza ukuri yuko ni umuntu story yiwe ihuye n'iyawe genda gusa uri kumva ariko man abantu bamwumve bamutega amatwi bamube hafi pe kubera yuko kumutera amabuye kumwandikaho comments zitari nziza bira bi comment man ngiye rwose reka mbabwiza uko comment zanyu ziratwica bro ziratwangiza pe niba abantu mutari munabizi comment mwandika umuntu aramutse afite umutima woroshye udakomenga abikirura cyangwa se abinyamaswa mu mutima yakiyahura comment zanyu nizo ziduhindura nizo ziduhindura ibyihebe nizo zituma nyine dukora cyane nizo zituma ducika intege nizo zituma turushaho kwespera nizo ziduhindura ibintu byinshi kuko ukabona umwana w'umukobwa nka Jackie nagakwiriye kuba wenda ntujemo ngira ute ndasenga gusenga ko ndasenga abaye ko ukabona igikoment ukavuga ati nk'uyu muntu ntangaburira ntanyishyurira inzu nta cyari cyo nta kintu na kimwe ari kuza nkoroga mu bwonko nkamukanya ari postinze hano kuri Instagram yanjye yabira byo mu bigogo mbonye umuntu misana na mubloka mbonye umuntu yanditseho ibintu by'amacakubiri uri kumva misengeho mitangubloka account yiwe bitatsiba niyo comment kugira atagira undi muntu yibona kuko ari yashize nk'amasegonda yanditse mu minota 3 uri kumva bro abantu mufite ibintu by'amacakubiri mu mitwe yanyu ibyo bintu byanyu ndababujije ndabiyamye nkabigoryi ndabiyamye Jackie w'i Rwanda n'uw'i Rwanda Jackie w'abanyarwanda ndi umwana w'inkotanyi ngiye ni mukanzana ibintu by'amacakubiri byanyu ndabiyamye mamunzengeza mu comment ni postingira mukanzengereza akora ngo ikintu cy'ikigabo gifite ibyanwa mana yanjye we ikintu cy'ikigabo gifite ibyanwa cyandika ngo iki reka mbabwize ukuri iyo mitwe yanyu niba irimo iki sinzi ibintu birimo ntago mbizi kabisa gusa comment isinera ubwoba mitanyitsiba bitanamubloka kugira ngo atazongera gutera comment ku mapost yawe wabonye wumvishe se ibyo mugenzi nimba ari Gashumba ukuntu we arimo arashaka kurwanya uruhande uriya mukobwa ubundi Gashumba we kuki akunda kurwanya abantu cyangwa se kuki ashaka kumuvuga ko ntago aba muri business muri entertainment ye mvuga umuntu wa muri entertainment right uriya Gashumba se buriya reka nkubwire nkuko Isimbi basubizanyije hambwa ati se ushaka kuza muri entertainment ese uri ku entertaining iki nukuza ufata ibitsina by'umuntu bihindukiza ugira gute
bro umuntu wese udashobora kubaha igitsina gore udashobora kubaha igitsina nyine cy'umuntu akaza agendukiza cyita amazina ashaka gafata ikiremwa muntu akacyita ngo ikintu ngo man hari ikibazo wapi kabisa nawe ushaka kumuvuga uriya muntu wapi ntago aba muri entertainment tubamo ntaba muri kano kazi dukora nta kintu na kimwe abamo hano uri kumva afite aho abarizwa aho ngaho nyine yirwa yiyenza ku bantu aburira nanjye yaranyuriye ariko iminsi zamwereka yigeze kugukora live yo muteze iminsi pe njya mbona kuri Nuzo nk'ikiganiro numvishe cya Yago ejo arimo aravuga ati Imana izamfashe ngo iyi case ya Noeline ifate wemera ko icuruzwa ry'abakobwa ribaho cyane yego ribaho cyane pe yego Yago yaravuze ati Imana izamfashe iyi case ya Noeline yemerwe none arangije ahita ashinja Brian ati ngo Brian wumvishe ibyo Brian yagiye amushinja akavuga ati ngo Brian ngo akoresha ibi n'ibi ngo acuruza urumogi inshuti yawe Yago kuki utari kumuhamagara muri iyi minsi ngo ngeti Yago gerageza ureke kuvuga nabi Brian ureke guhimba ibintu sinjya nivanga ndeka mamahoro Yago ni umuntu wanjye uranamurwanira n'imbunda nayifata uri kumva naramuvugiye naramurwaniriye ndamukunda nisamagaze gutya kuri Yago uri kumva uhagaze kuri Yago Yago muriho nibintu ari kuvuga ariko ndakubwiye ngo kuba amagaze kuri Yago nago nteranye Brian si bivuze ngo Jackie yanze Brian ngo Jackie ngari kushinja Brian ibi nibi oya wabandishwi yego ngiye Brian turaziranye sinamubona ari no kunywa itabi sindamubona ari man yajyaga yinywera inzoga n'ubwo niba akizinywa simbizi ni ari kudija mbona abari kunywa amazi rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo urabona ngo gutya na gutya bari abantu baraziranye kuva kera uri kumva bakiranye nyinshi rero bareke bapfa ibyo bapfa wibinshiraho ngikuyeho mu izina rya Yesu urambabarira reka nkubwire urambabarira amahoro twabivuyemo rwose ariko kuba Yago yavuze ngo iyo case ya Isimbi iki agashaka kuza kubihuza na Brian n'abandi iyo case y'icuruzwa ngo ry'abakobwa ibiki abakobwa baracuruzwa pe byo rwose birahari ariko kuba Isimbi yaje agavuga naracurujwe narahohotewe bansohora mu mbeho muri neje biki nibiki ngewe niba baramushingiye baramwirukana niba baramushingiye bamushingiye ngo barafataga akabashingiza na basaza babo ibyo ngibyo rero urumva yuko ari ibintu nyine bigene bikagira ingaruka ku muntu umuvugisha basi ngo wumva ukuntu amerewe ende Isimbi ntabwo nigeze muvugisha nyine hari ukuntu uhita ukomeza umuntu akaba ati ndabize mu bihe njye nibere mu byanjye nanjye ndwaye ntabwo ngeze nkomeza mbirebe gutyo nawe yabirebye atya nta n'ikintu yagufashije tubyibare mwana kwa Yago yaragufashije ukiva gukora ikiganiro kwa Yago araguhamagara akamvugisha nanjye naramuvugishije yaratendikiriza hari ikindi arangira anakwemerera ubufasha yaratendikiriza nshuti y'Imana aragukwemerera ubufasha ko ati kugira ngo niba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka uzambwire sawa nyine ubu ngubu se bwarahindutse ubwarahindutse komeze mwana winera dukomeze twikomereze so rero dukomeza n'ubundi ikiganiro cyacu ndi kugenda nkubaza utuntu tumwe na tumwe ubwo urumva hari ibintu byinshi biri hano hanze sibyo ibintu byinshi biri hano hanze ejo bundi nagiye kubona mbona uwo bita Vestina uwo bita Vestina na Dorcas batandukanye na Emirene ku mugaragaro inkuru yababaje abantu benshi cyane kumva ngo Emirene na Vestina na Dorcas batandukanye abo bantu batatu ntabwo ndi kubyemera ko biragoye kubyumva ko niba Irene yaragiye agafata bari abana nyine akabagira abo bari buyo munsi yego biragoye kumva yuko nyine batandukana uri kumva hano muri industry hazamo ibihuha byinshi ukumva ngo kanaka na gutya ngo hari ukuntu byagenze n'ibintu twamenyereye rero kuba ndi kubona n'ibintu ngo bana ngo bazane ngo miliyoni 60 ngo kugira ngo basubize cano ngo cano whatever ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo ndumva ari ibihuha ntabwo nyiri kubyemera kubera icyo utari kubyemera mari sinzi impamvu ngiye Irene mwizera Irene impamvu mwizera yego nuko yahinduye ubuzima bw'abantu benshi uri kumva yajya afata bari abana ari batoya abagira abo bari bo uyu munsi hari abakene ari abana bo mu cyaro arafata bashyira amashuri meza afata umuryango arabahindura ubuzima abagira abo bari bo abana bagenda burira n'indege batakagombye kuba barayuriye uri kumva rero bro tujya twibuka ibyiza umuntu aba yarakoze kurenza ibyo birimo biragenda bimugira gute bimwurira bimuvugwaho Irene yakoze akazi gakomeye kuba yarafashe bari abana akabagira abo bari buyu munsi mujye mwemera bro
umuntu naguhereza ikiganza cye kikakubera umugisha kikakubera amahirwe ukajya ku rwego wuri iyo ndege ukajya ku rwego urya kubera we ukabaho kubera we bro ujye ushima uri kumva kuba abo bantu rero bari kuvuga ngo ngirene ngo niki ngo yatandukanye n'abarabana ngiye naho uri kubyemera pe gikumva ari nago mbyemera ngiye kandi ari baru iseze nyamarira ni prank bro hari ikintu kigiye kurekurwa wabona ari n'umuziki ugiye kurekurwa kandi ari baru isezera nago ngiye mbyizeye iyo baru iyo ni scam shabyo na AI yabikora nago ari scam na AI yabikora yewe yakora ibyo ngibyo ese ntabwo uri kubona yuko yayizate ngo kandi bo barabyipostinye kuri social media zabo ibinyamakuru bitandukanye birandika yani prank shabyo nana ndeka kubiza ukuri serimo ko batatandukanye ntago mbyemera kubera icyo utabi impamvu ntabyemera nukirene nyine uwo mutima atawufite wo guhemuka nako ruko yabahemukiye ahubwo bo batandukanye nawe bahisemo gutandukana nawe bitewe nuko wenda bari bagiye gufata urundi rugendo wenda ikintu numvishe nuko ngo batari bafite uburenganzira ku bihangano byabo ikindi ngo zira ndirimbo ngo nago bemerewe kujya guperforminga ibintu nk'ibyo uri kumva ibyo ngibyo simbyemera ntago mbyemera ariko gutandukana byo urabyemera wenda banatandukana nabamenye yego ariko simbyemera nabyo ntago byemera nese Irene kuki abantu bakunda iyo bigeze muri Vestina na Dorcas kuki hari abantu bari kuza nk'inshuti yawe minyawe wumvisha ibyo yavuze ntago ari inshuti yanjye man byo mumbabana cyane mukanshinja abantu mu mane ngo na inshuti zawe nta nshuti ngira ngiye ngira abantu banje kumbwira ngo ngiye ngo ngira inshuti nta nshuti ngira muri nose mfite abantu banje nyabo uri kumva bamba hafi mu byago mu byiza bamakazi ngakora turangirana ibiraka tugakora tugasarura uri kumva abantu bankomeza abantu bansengera abantu bankorera buri kimwe uri kumva bagerageza kwitanga nibo bantu banje nibo mfite nta nshuti ngira ngira abantu banje mu bantu harimo nde harimo Kamaro harimo Dumba harimo Yago harimo buri kana buri nguni harimo Brian harimo abantu benshi Sky 2 oya ngo yavuye mu bantu banje kuki se Sky 2 mwamukuye mu bantu banyu muvugaho tumwiyorere narwo kimuvugaho ntagiye mfite cyo naga ari kuri level yanjye kongera kumuvugaho aya Sky naga umukora kuri level kandi waramwitaga musaza wawe naramusazuye ubundi nagiye kubona umuntu wanditse nari guscrollinga muri telefone ndi gushaka iyo screenshot nayibuze wanditse urutext rurerure cyane sinzi ngo umuntu wari waguteje ikibazo nago ndi kuyibona iyo screenshot birambaje kwa nayibonye hafi rwose ariko ni byagaragara ko nyine wagira ngo hari abantu bari bagusajije kuri social media nago ndi kuyibona pe ndayibuze Ranambaje kwa nyibuze iyo screenshot. Imwe yibure nyine ubwo ni Imana iri kubikora. Ranambaje kwa rwose birambabaje. Iyo screenshot nayo nayifashe sinzi ngo umuntu wari wagute uvuga ati ngo sinzi ngo niba abantu nibagakine nawe ibintu nk'ibyo nyine birebe. Ninde wari waguhemukiye Jackie? Ashakunda gucengera. Nago ni ukwibariza. Ni ukwibariza bisanzwe. Nyine like muri buno buzima urabizi neza ko ino industry tubamo usaba kwitanga. Uri kumva? Kugira ngo ubu uri wese cyangwa se kubura uri we uyu munsi. Nawe gira abugira abo bari abo bagomba kubabo. Uri kumva? Njyewe izina Jackie ni izina riri big kandi izina riri brand, izina ringaburira, izina bakire bakenera kugira ngo ibikorwa byo bimenyekane, izina nanjye ubwanjye rintunze rizakomeza rikanantunga forever. Uri kumva? Izina ritunze bagenzi banjye bakoresha kugira ngo batere imbere cyangwa se bagira ibintu bimwe na bimwe bageraho bagakoresha Jackie w'u Rwanda. Uri kumva? Byonyine w'u Rwanda. Jackie w'u Rwanda. Oyitonze. Ikintu nge nabwira abantu. Ese narwo mamura ariko ngewe ndirora umudo w'abantu benshi. Babu Rwanda. W'i Rwanda sinzi ngo niba ari sinzi nundi mutipe nabonye witwa niba yitwa nde nabonye aba w'i Rwanda benshi genda ujye guscrolling urebe ninge muntu waje nitwa Jackie w'i Rwanda abandi bose baza bagira gute bashishura iryo zina rero ngenda babwiye yuko iyo uri igifi kinini ukuntu nyine byagenze nyine ngerageza kuba abantu hafi nkitanga bishoboka yego ariko iyo nitanze cyane bibabarizwamo man yego bisuzugurirwamo uzi impamvu se cya cyubahiro nyine cyanjye natanze shiduka umuntu ansuzuguye yego kandi nagerageje kumwubaha nagerageje kumubera kana keza nagerageje kumubera imfura nagerageje kumuba hafi mu bintu byiwe oya ko ukabona umuntu aragusuzuguye atanafungura n'umushumi wawe w'inkweto cyo kintu kibabaza witanze bishoboka mu bintu byose ngaho wateze ngaho wagize utengaho bizicyuya ngaho izuba ryagukubise ngaho iki uruhu rwawe ruri kwangirika man uri kugerageza nyine kwitanga bishoboka yego
bro njye byereka Imana nkayibwira ati wa Mana we Mhm. ahangaha nagerageje ntako Yego. ntagize ndananiwe uri kumva yego ngeraho nkananirwa Mana Mhm. ngeraho nkananirwa nkavuga ati wa Mana we ndananiwe nikomereze gahunda zanjye yego niba kuko ndi wo gutanga support nzakomeza nyitange kuba yikeneye ariko mu gihe umuntu umuhereza support ayikeneye mu minota zera agahita yibagirwa cyangwa se mberuka kugwemukira cyangwa se ugasanga uwo bari kumwe ari kunsuzugura ndamureba ngaseka nkavuga ati peti kanikomereza mberuka kugusuzugura oya tubyihore hari umugabo bita Bosco Empire inshuti yawe ne kugira icyo muvugaho ne kumugira icyo muvugaho reka mureke nuko nayo mbonye yakoze ikiganiro ariko reka ne kumuvugaho bitaza kuba byatuma umuntu akora amakosa menshi cyane amahoro sinyena yuko umutwe wanjye agenda akawuhindukiza akawurebesha nk'amagini y'ikuzimu babariraho kabyaraho yego ira harassment akorera abantu bizamugaruke pe bizamugaruke urambabarire rero nukambaze ku bigoryi nk'ibyo ujye umbabarira ntabwo nzongera ku kuyikoza bantu tudahuje ubwenge abantu tudahuje ibikorwa abantu tudahuje imitekerereze abantu ubone nyine nawe ubwawe uvuga ati kwataye umuntu nta kintu nta kintu namuvugaho mfatamo yego babara kabisa weruka kujya mu rukundo ndujyamo buri munsi man oya ndi kubaho kugira umukunzi mukunzi ravu yego nyine ukagira gukururana oya hapana gukururana nyine ukagira umukunzi ukavuga uti uyu muntu niwe wa nyawe ntabwo mberuka ibyo bibo njyewe mani njyewe nkina izirangira ubukina izirangira ubu rukundo waruvuyemo burundu amarangamutima ndayagira ndeba umuniga nkamukunda umuntu wanjye tuba turi kumwe maniga yanjye ndayakunda cyane abo turyana abo dutanamo bose barabizi pe muri agatima kanjye mwuzuyemo haze n'abandi uri kumva urwo rukundo ndarufite pe ariko urukundo rwanjye rwo kugenda ngatigihe cyo kumuniga nkamutaha igihe cyanjye rwose nta giceri mfite simfatika uri kumva mfite igiceri cyo kwirira ubu ngubu nkenjoyinga cyo gusa neza yego bro ntago nyine ndacyari gushaka amafaranga niyo nashyize imbere cyane kurenza ibyo byose ariko bitavuze ngo umutima wanjye nta rukundo rurimo ndanakunda pe urakunda ariko ukunda benshi benshi nibo sawa ubu ngubu ufite nk'abakunzi bangahe se barenze nka 20 yewe ntago bujya bwira nafite sheri buri munsi ufite umusheri mushyashya bafite sheri nese ubu uri muri rwa rukundo hari urukundo nyine rwa rundi sheri waryamye ibiki nyine nirwo ugira nyine kwa kundi uhamagara sheri waryamye nakubaza tumeze ute uri kumva ariko izo kora uzabura imwanya utwo duchat tudashira ntago izo swingi wapi kabisa ariko uri mu rukundo urafuha genda umurara man iri mu rukundo urafuha ndafuha n'inshuti yanjye ndayifuhira n'inshuti yawe urayifuhira barabizi ari inshuti yawe ari inshuti yanjye muri genge barabizi babyandika ngenda fuha pe ari iniga yawe gutya ndayifuhira kabisa nese ukayifuhira kubera iki nyine mba numva nazi mba numva uri kunkorogosho ukabona nk'iniga yawe muragiye ahantu yifatiye icyana ukahita ufuha noneho kitanandenze sha cy'amafuti rega nyine wowe ndafuha nkumva akajinyo rikaraje mitanana bibagaragariza bakayibona niko meze ngewe nese nyine ubufuhira iki nyine ziko nkunda amaniga yanjye ugira ngo bigenze gute nese nk'amaniga umuniga bari nka musaza wawe sibyo bake umuniga bari nka musaza nayo tuvuka mu ndimwe ku buryo tutaryana ariko izo swingi zikuraye none se oya nese ntabwo urafata umuntu akabiniga ku buryo ari musaza ku buryo mushobora no kurarana ntihagiye n'ikintu na kimwe mukora ibyo bintu bibaho ariko barahari ntaryana nabo kabisa ariko bamaniga yanjye bari close byahatari abavandimwe barahari kabisa ariko koze hari crew hari ukuboro nyine buri mu maniga kabisa mu makoboyi erega n'igihe umuntu aba yanatinya avuga ati Jackie mbimubwiye hari n'igihe yahita ankatira aya nkunda gutanga ujye nyibwirira njye natanga kabisa ndatanga ariko njye ntanga ku muntu nishimiye iyo nakwishimiye nibwo nguha kugira ngo wishimire umuntu se bigenda bite nta kwishimiye ntago naguha pe amaguru yanjye wayajyamo yajya gushakamo iki sindinda ngo ndigurisha sibyo ngiye nkora ibintu bibindimo rero nakwishimiye ni handi ndakurya pe byanga bikunde ubwo ni wo urya umuhungu abya bintu byo kuri Derek njyewe ngenda kurya kabisa turaryana nyine tugatana ariko ngenda kurya pe ko nakuriye shana n'ahandi wajye kurya atazigera atekereza ahandi
abo utazasenya ingo rero ntacyo inazo ingo zabo ngiyemo nazinjiyemo kareko ntukazajye ubwo urumva ni ukuvuga ngo nimba ari uko bimeze mu maniga buri harimo abantu bubatse ese babura baba hari benshi nka ba Kamaro ese Kamaro kari papa wanjye ni niga yanjye ntabwo ari niga yawe ariko harimo ba buri kantu na ba buri nguni ese baba barubatse barayabo ni basaza bawe wari n'aba brother banjye mwana basaza bagufashe byinshi bari abaniga ndabemera cyane kandi Imana igikomeza ba blessing muri minsi uri kwamamaza iyi company cha nayo abakire se ko bagiye benshi bari gushira muri gereza rega rero wagira ngo bigende gutundi wo abakire hari umukira wafunzwe hari kuboro man ibintu babi kuzamba bireba abakire abenshi bagiye bajyayo abenshi hari kuboro nyine ubona ibintu babirimo birazamba ariko tuzabaho bro tuzabaho ko turiho uri kumva yego ese nko mu bantu ni mwe muntu wafunzwe kumvura babaye muri iyi minsi kwagiye afungwa ibyamamare bigiye bitandukanye abantu batandukanye Chadisi Clement arambabaje Jihadi ntabwo yakubabaje ko icyo atakubabaje yame mu kirega yaguye mu kiyate kandi icyo bibye nicyo usarura ibyo nicyo usarura yaguye mu kiyate tubyihorere twe kumugira yarakoze live cyagihe yaramuniga mani habuze gata ahubwo ese burankubaza ari Jihadi na mama buryohe ninde yaguye mu kiye cyane bari yabo hari ukuboro bizagenda nabirenze muziyunga mani reka nkubwire mani iby'isi n'iby'isi uri kumva yego kuba barankoshereje bakankorera ikosa ntabwo bivuze yuko baje kunsaba imbabazi ntazibaha wese ntabwo wazibasaba banza wumve nega amatwi uri kumva bansaba imbabazi nanjye nkazibasaba nk'umwana ariko njye ntabwo ari njye uzatera intambwe ya mbere bo bazayitera wanatena mama buryo wabanyemera ngewe Jack erega kwiyoroshya nibyo bya mbere Sharon usanase ukabanza ukajya kwa buryohe ukavuga uti mumbabarire kubyo nabavuze umutwera ababarira wapi kabisa izo swingi wapi ubu nta kintu na kimwe cyatuma mwihuza uretse bo baje ubwabo bazatera intambwe kandi bizabaho ntago bazaza nabo kandi bazaza ubizi utese niba bataranaje ubu baraje aho kuzi ko wagoswe reka nkubwire rero nshuti y'Imana ibi ngibi by'abanyafrika cyangwa se twebwe abanyarwanda tuvuga ngo umwana niwe ugomba ngo guhora kosa gusa guhora ngaca bugufi gusa bro n'ababyeyi namwe muratubabaza mama ugomba guca bugufi namwe kuko uko guca bugufi niko tubakuraho tubasaruraho ntabwo nzaca bugufi utabinyeretse uri kumva yego mu gihe utancire bugufi se nzaguca bugufi kuko urinde se uri umubyeyi yego uri umubyeyi ni gute umpangara rero uri umubyeyi ukampangara ugahangara umwana ugahangana nawe ukajya hariya ugahangana ugakora ibikorwa bimeze kuriya harya ngo uri umubyeyi bari umubyeyi kuko afite abana umpangara kuguhangara ariko afite n'abana akaza agahangara ngewe ariko aba yaragufashije abari kukugorora abari kukugorora ariko ugati jya muri uyu murongo kaba atigoroye se nawe ubwe ko mbona agoramye aya ntago agoramye wowe nagoramye sha mwana mwituma ngewe mvuga nabi tu gusa nyine ikintu nabwira abantu ababyeyi tu bajye baca bugufi niba baca bugufi natwe tuzaberera imbuto tubacire bugufi uri kumva mu gihe utaciye bugufi bakomeje kwikakaza ngo nukuri umubyeyi ugakora amakosa nawe bize neza ko wakoze amakosa ukagenda ukinjira mu marangamutima y'umuntu ukayangiza uri kubona neza ko wayangije wazo ukaza wivugishwa ngo umwana ari mu makosa yo mafuti ari we wamucokoje wacokoje IPS yiwe yo mu bwonko yapi kabisa oyabye biboro wapi man bajye babigabanya uri kumva niba uri umubyeyi ko kugaragaza ubwo bubyeyi bwawe ubwo bupfura bwawe ubupfura nyine wera imbuto uri kumva niba umwana gukoreye ikosa nyine ukabibona ko ari gukoze mukosozi neza apana inabi apana kumushyirisha hamwe ahantu habi hameze kuriya apana kumubwira amagambo mabi amukomeretsa apana kumwibutsa ibintu utamenya ngo uramwibutsa ako mwana baravuze ngo akaboko k'iburyo ni gataga k'ibumoso nikazabimenya ni ngombwa ngo ugende ujye kubigira itangazo se kamwibutsa ngo naragufashije haramfasha ariko naye naragufashije twarafatikanyije anza wumve tuba kuri zino mbuga niga uri kumva kuba ngiyewe najya iyo ngiye kuri channel yawe uri kwinjiza uri kumva yego nanjye ari byo mba ndi buguprofiteho ariko nanjye wamprofisi wafashe Jackie w'Rwanda ukamugira gute ko mubyaza umusaruro mu bintu byawe nese ubwo urumva atari win gusa umbaza iki umbaza iki koko uraza kwikarakaza ukigira nabi ariko iyo umuntu agukoreye igikorwa cy'ubutabazi Jackie yego butabazi agatega imodoka ubutabazi bukuri bayitonze ubutabazi burimo amagambo ameze kuriya
yakunyica rubi mbere y'amagambo niga reka nkubwire buriya nugirira neza umuntu ukaza ukamubambisha ukamushyiraho urusyo ukamukorera ikintu kibi uzamenye yuko cya cyiza wamukoreye aba atakikibuka aba ari kubona cya kibi uri kumukora aka kanya kubyo kintu yego niko byumva njyewe Jackie w'u Rwanda umwana wa Ndabarasa umwana w'abanyemena imfura ya Ndabarasa njyewe mfunga mu mutwe ku rwego rwo hejuru iyo unyubashye ndakubaha iyo nsuzuguye ndagusuzugura iyo umaye nanjye ndaguha iyo mbese icyo unkore nicyo nguhereza iyo uteye ndikiriza rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo urabona ngo gutya na gutya wapi mane byashoka bite kugira ngo ufungure strike kuwufunga njyewe mutwe wanjye urafunze biragoye kuwufungura ubuzima bwo kudafunga umutwe ntago nzigera mbaho ubuzima butarimo gufunga umutwe kuko reka nkubwize ukuri mane njyewe ngerageza kuba umwana mwiza pe ariko ni hahandi ntabwo njya mbura imbwa zinsuzugura sinjya mbura ibigoryi biza bimenyera uri kumva wowe ndakorohera nkubere mwiza mane ngucira bugufi ngwereke ko nari binabyadanje none wagize uhita unsuzugura none ubonera aho unyurira noneho wibagirwa n'uwondi we akose mane mwabipetimwe oya ndabyanze kugasuzuguro wapi je munde amukomeze munantinya ahubwo jewe rwose kuba naza nkaba umwana mwiza nago barize uburenganzira bwo kumenyera nguzunyaho uko wishakiye nguzumfatireho ijambo uko wishakiye uzuntobanga uko ushaka uze nyine wivugishwa ibintu ukora gatsi kugira ngo bro we petit oya ibuka yuko ndi Jackie w'u Rwanda sha byibuke ako Jackie abaho kwiyoroshya abaho kwiyoroshya niyo tuvuge naga abantu bose ese umuntu akumenyera utiyoroheje none se kuki utareka uwo muntu ngo akumenyere mu Rwanda umenyera njyewe dufite abantu umenyera nde mu Rwanda dufite abantu barenga miliyoni zinga umuntu nkakumenyere ubuhombye ambirwe udakubita imbwa byorera umusega iyo umuntu nkakumenyere uramureka ugakomezanya n'abandi udakubita imbwa byorera umusega njye nago uzamenyera rimwe kabiri gatatu ngo tuye tukiri koma reka n'urushyi warurya urebye nabi ese nta muntu urakumenyera ukavuga uti umuntu reka uyu muntu arandenze reka ncishe bugufi urandenze urenga ujya he ahubwo ati uyu muntu reka ncishe bugufi arandenze nta kintu navugaho nyine hari umuntu uburenze umuntu urenze ntabwo yamenyera Jackie yego ariko nawe byibuze hari umuntu nawe wiyenjeje ukavuga ati imana imbare ko anenjeje kuri uyu muntu abanya niyenze ngewe mvuga uko ibintu biri uri kumva ibyavuzwe n'ibyo nza nkavuguruza kuba Jackie naza nkavuga ko ibintu mbyumva ukaza ukabyurira ukaza nyine ukavuga amafuta ukaza nyine like ukabigoreka uko ubishaka ntago bigoreza uburenganzira bwo kumenyera Jackie ntago bigoreza uburenganzira bwo kumbuza gutekereza iyo nabonye ko nagoramye nyine nakoze ikosa ndaza nkarikosora nararezwe mana grammaire yanoje umuco wo gusaba imbabazi wo guca bugufi hari umuntu asabye imbabazi wamukoshereje yego pe inde oya mureke umuzanye uti nago muzanye ese ko uyu mwaka tumaze igihe tutakoranye ikiganiro muri uyu mwaka ni nkiye nkuru yabaye basket iki kintu kiranshimishije kibaye kuri uyu muntu inkuru kuko kuri inkuru nyinshi zitandukanye cyane nihugiyeho ndi kwiyondora naye mvuye mu rupfu ko sibyo bintu ngemba mbyitayeho ngemba mpari nahari bampari ahubwo mbwira ibishyashya nibyo biri kuba muri no mihanda iyo uvuze ngo wari uvuye mu rupfu igihe hari ukuntu kuba umuntu ari mu rupfu hari igihe kigera umuntu akaba ari kubona indisi idahari ibyo bintu byigeze bikubaho byambayeho yego ukazajya ubona umeze nk'udahari njye urupfu narabonye niga niyo mpamvu amezi 5 namaze ntanywa inzoga amezi 5 namaze ntarya akantu bro uri kumva amezi 5 namaze ntarya iyo nyama sha bro amezi 5 namaze ntarya mu bituza bya Abraham amezi 5 namaze ntambara kenda keza ngo ngende amezi 5 namaze uruhu rwanjye ruri kumvaho uyu munsi rero ndarya nywa njya akantu uri kumva bro buri kintu cyose ndagikora muri duke twanjye ndenjoying ariko ayo mezi 5 nizemo ibintu byinshi niga nizemo ibintu byinshi nabonye ko ibyisa ari ubusa uri kumva umubiri ni ubusa umubiri ubyara udahatse wa mukobwa we ayo manyo uri kuzunguza wa mugore we uko kuntu uri kwigira ayo marera azashira wa musore wayo matuza uri kurata irisi ariko ugerageza ubane neza n'abantu nibakumenyera nawe bamenyere niyo nama nakugira umuntu nakumenyera ujye umumenyera umwana nakumva shaka ifaranga ryawe urgisi wihemani wihe buri kimwe kuko hari igihe kigera kwa kwiha buri kimwe bikanga amezi 5 wamaze
sha narabaye isogesha mana noneho urebe ukuntu amarozi ari mabi barandoga noneho sha imihango nayo ningirira impuhwe sha nakubona nkabona nayo ikaza yo gatsindwa haze nk'irajya none ko turasoma tunyunyuje batumazemo ndamagufwa ubu ngubu rero kamubwiza ukuri ukwabo ungana ko akareka ubwo buribwa se ubwo hari gukumbura iki ko n'umuntu wamvugishaga numvaga iseseme igiye kuza hafi kabisa nayo ndi guhangana n'urupfu kimara gukira ikintu cya mbere wakoze n'iki ewe nariya kantu papa bro narakariye numva ukuntu bimera ubundi iryo joro nkize naragiye nywa inzoga cyo kintu cya mbere nakoze nashimye Imana ndaje njya kwinywera inzoga ndi kumwe na Bakamaro na Brian nanyweye inzoga nabubwiye ngo ba Brian bakimbona barishimye wamana we Yesu we nabamuyango disi bro nanyweye inzoga iryo joro nanyweye inzoga ndatanda dandabirana ndaryama ndasinza ndabifiringa ndavuga ati ubundi iyi niyo si yanjye urumva ubundi yashize utunzi nariya kantu harashya narakariye bro numva uko bimera ndavuga ati sha ibi nibyo bintu ubundi byari byaransize ubundi bimeze bite nyine ikintu cyambwiye ko nakize umuganga wanjye ngiye yaramvuye aramvura Imana nari meze nabi pe ntaryama nticara ndandabirana nyine pararize ibintu yibinyonga amaraso Imana ngiyewe nagezeho uno mutsi wa hano nkajya mureba ukumva bro ikintu cyambwiye ko nakize naragiye nicara muri salo ukumva muri salo yanjye banze nibiryo ndarya mfite apeti shaho ndahuranya ndavuga ati inzara nagisanzwe bahita bamereza n'igikoma ndanywa bahama imbuto ndarya noneho ubwo birangije ndicara muri salo ndeba filime nicaye muri salo isaha yose ubu ntarabashaga no kwicara iminota 5 yese magana muganga navuga ati muga Imana irakoze Imana iguha umugisha nakize muganga aravuga ngo ye ngo wakize ngo ye ngo genda wubaho mu mbuga wumve ndagenda numva nta kibazo mfite aravuga ati rero ubu noneho ubu wajya kurya sho iriya sho yawe ukunda ubu wagenda urangije umunsi uko utazi nyine washyikizwa uhita uvuga kandi ngiye nkishijwe ndakizwa kangahe ikihe nigeze mvuga gusambana hano unyumvire simureba ntago nigeze mvuga gusambana ni wowe bivuze ndakuyamye rero irabyemera kuko impamvu ibyemera nuko yaremye igitsina gore n'igitsina gabo ngo bihure nyine byumve ibyari byo nazi byo iyo Imana itabyemera ntago yararemye abagore niba yararemye n'abagabo ese ibyo ni ibiki kwemera ahubwo se kwemera birenze ibyo ngibyo ni ibi Imana ahubwira bifana cyane bro kuko yaremye abagore irema n'abagabo ibyo bintu byo biba mu mbere mu simbizi yari kubita bifana ntago yararemye umugore niba yararemye umugabo rero irabifana ari bamwe njye sibyo ni mugeze abo bamwe aho nimba mbikunda ubundi mamumbaza iki nta gatete nyine mbaza ikize barahari utamenya ngo ni ibiki ariko njye nta kintu njye navugana nabo mani bahajya baza mani bakanyitsima yakoronga abantu umukobwa ari kumata ibibizo nkavuga si uyu mukobwa yiwoke akareka njye ntacyo mfatamo bajya baza ngiye nkunda abagabo mani n'abakobwa barabizi nta muntu wamenyera abahanuzi babonye utejake ahanuzi nabo hanuzi mbonye ariko mani ngiye nsigaye ninye ubuhanuzi kuko ngiye no kurwara barabimanuriye urabemera cyangwa ntabwo ubu ngubu ntabwo mbemera kubera yuko niyo umuntu anyobeyeho ngo ari kumbwira ngo iby'Imana imubwiye mita niruka pe simushaka kubyumva kubera yuko abenshi baba bafite imyuka bakorana nayo hari ukuboro ntabwo twebwe ntabwo Imana yigeze iduhereza guhishurirwa ikintu ngo tumenye ngo uyu nguyu ngo ni umukozi w'Imana wa nyawe cyangwa uyu ni pirate cyangwa uyu nguyu ngakorana n'imyuka n'ibiki ntubimenya ariko ujya mu bapfumu nawe arakwerekwa akabireba akareba ibyawe byose plan yose ni wahawe uwo mwuka nayo mavuta nawe arakureba bose abari bamwe abari abantu babiri bamwe uri kumva ni wamenye rero ngo uri mu bapfumu nuwuhe ukubwiye Imana byose byabaye uruvange man byabaye uruvange bro uziko ngewe ndwaye nge bajyaga hari abantu bajyaga bansengera mani n'umwe rushoho kuremba
ntibari bihuhera noneho baragendaga noneho bakongeramo ibindi simbizi nkaremba nkagagara ibintu bikanigagura nkaruka amaraso bro babarira anjya nemera bano bakaritasi ariko hari n'umwe byuzo ushimira uti byibuza mu bahanuzi bose hari ngiye pastor wanjye profete wanjye aramagije wambatije kabisa aramagije ubuhanuzi bwe ndabwumva cyane kubera ko icyo avuze kiraba kirasohora niba kwaturiyeho umugisha urawubona niba kwaturiyeho amafaranga urayabona niba kwaturiyeho buri kintu cyose niba gusengera urakira man ngiye kuko ngiye yandambitseho ikiganza rwose arambwira ati wari ugiye gupfa ariko ntugipfuye ariko kumva kandi koko biraza binyura mu maso gutya ndarokoka mbireba rero ngiye ndi umuhamya umuhanuzi wa nyawe ngiye wagira ngo none n'imyuka yanyinjiyemo umuhanuzi wa nyawe ndamurira nkamumenya n'uri gupira ndamwumva nkanaseka nkavuga ati ariko nkawe pete urimo uramvagirwaho mbaza iki mubwirwa n'iki umutima nama harya n'iki uno mutima Imana yaduhaye n'iki sari igihe ujya gukora ikintu kumva umutima uranze sari igihe ujya gukora ikintu kumva umutima urakwemereye rero uwo mutima nama bare wo muzajya mwumvira cyane kurenza amarangamutima yanyu ibintu byo kuvuga ngo abahanuzi ubundi ko nawe wasenga Imana ikakumva ubundi bushaka guhanurwa iki abahanuzi ko aribo bazatwica Mana ntoni bahoshe babara Mana amahoro shukwi Arana afite Imana kurya ashaka kugusengera akajya kwenda turi kugana no ku musozo n'ibiki wavuga ko ni igihe cyose impamvu nayo ngwaje ngo inkuru yagushimishe navuga inkuru zihari ngo ejo bundi nagiye kubona mbona Emrene invitation y'ubu ako kana ko renga bagiwe inkuru yanshimishije Irene yuje uri kumva kuri YouTube channel yiwe ibyo byananshimishije Irene congratulations I love you ira invitation yo ashobora ko ari AI simbizi cyangwa ari byanyabyo kubera yuko nabonye ukuntu ibintu shaka ko Irene azi gukora entertainment bro iswa gucanga neza andi none ubwonko bitabuyaga Irene ari mu bantu azi gukora entertainment no kuri kwima agwa yabonye mu kiganiro ukuntu hamubajije kuri nuza yagatavuga ngo ngiye ngo mfite umuntu nkunda nginde ngayisha imanye ibyo bintu utawumva wana ari sawa cyane njyayisha ndamukunda ariko abonye nakimenye yateye inda ese we none bira byo nibiki nibatera inda babyare Mana ese babyare urumva ko inkuru zihari nyinshi zageze gushimisha nabona ngo icyagushimishije ni ikihe wabivuga ko icyagushimishije ari kubona ko Irene yagize gutya n'ikindi kintu kinshimisha no kubona Yago ari kuvuga Yago yari kuvuga gatobora akavuga gahinda ke abari kubohoka ndabikunda kandi ngiye narakavuze hari n'ibindi byinshi cyane umuntu ababitse mu gatwe bari byinshi hajye kizagira umuntu akameneka byanyabyo ubu igihe rero nago cyagera giye kizagera niga ntabwo mugeneye nawe bwigenere mwana mbabara kabisa Imana ikomeze bane nawe nese hari ikindi kintu kirenze icyo ariko nyine akagombye kuvuga uti shawineranya nawe mwana kuguteranya nawe wakagombye kuvuga uti ari mu ibi biharimo nihangane ariko hari hangana kangahe mwana igihe yihangana kuntu kingana nirantambara bahora goko naho namabuye none yawe rame reka dusobe tuzaganira ubutaha